Baratubwira ko Generali autoproclame Omar Namutaga uyu akaba ari twice wa Generali Ngoma Nzito, akaba ari we muyobozi wa force speciale ya India Wazalendo ikorera muri Plaine de la Ruzizi ndetse no muri Haut Plateau, yamaze kuraswa. Amakuru tuteremeza neza nuko uyu mugabo ashobora kuba yavuye mu mwuka, ariko amakuru ahari yarashwe n'abasirikare b'uwo bita Generali autoproclame Kamama. Bapfuye iki? Aramukanye amahoro y'Imana, tubifurize kugira intangiriro z'icyumweru nziza. Uyu munsi turi kuwa mbere tariki 8 ukwezi n'ukwa gatandatu 2026. Turagarutse nk'ibisanzwe ni ya makuru yacu yibanda ku ntambara za politike, intambara z'amasasu cyangwa se intambara mu by'ukuri zikomeye cyane zikomeje kubera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turayazanye rero na y'iki gitondo, bimeze bite hirya no hino. Turaza kuba tugaruka muri teritware ya Masisi turebe uko bimeze nyuma y'imirwano ikomeye cyane yabaye ku munsi w'ejo, ngo ndetse yasize agace ka Nkokwe yemwe n'agace ka Bukumbiriri ibyigaruriwe na coalition. Ni muri ya myiteguro nababwiye kuva ku munsi w'ejo bundi, aho ibintu bitoroshye na gatoya, ari nako kandi ndetse bakomeje kwisuganya ndetse ngo kongera ku advancinga bidasanzwe. Tugiye kubikomozaho tubabwire uko bimeze magingo yangaya, ndetse tubavira imuzi n'imuzingo ndetse n'icyo AFC mu 23 yaba iri kubikomozaho, dore ko Benjamin Mbonimpa umunyamabanga uhoraho wa AFC mu 23 yagize icyo abivugaho. Turabikomozaho, turaza kugaruka, ariko kandi hari indi mirwano ikomeye cyane yabereye aho bita Ihura, ahangaha ni muri groupement ya Kisimba, akaba ari muri territoire ya Walikale. Nabyo turareba uko iyi mirwano yagenze, ndetse bikaba bivugwa ko no muri iki gitondo haramutse humvikana urufaya rw'amasasu. Turabikomozaho, turaza kuba twerekeza Lubutu, ahangaha akaba ari mu birometero bisaga 200 n'ibindi, ahabereye imirwano ikomeye cyane yahuje coalition ya Wazalendo ku giti cyabo. Bapfuye iki? Uraza kumenya, ndetse nuko magingo yangaya, dore ko iyi mirwano yabaye ku munsi w'ejo na n'ubu igikomeje, ndetse bivugwa ko hari umutwe wa Wazalendo ushyigikiwe na leta ya Kinshasa, hakaba n'undi udashyigikiwe na leta ya Kinshasa, ubwo ndavuga FRDC. Nabyo ndabigarukaho mbive imuzi n'imuzingo. Urusaku rw'amasasu rwumvikanye, ndetse mu by'ukuri n'urufaya rw'amasasu rwaje gusiga umwe mu bayobozi, umuyobozi wa Aveni yitwa Kimbangu, uyu akaba yitwa Mwanya, warashwe saa 3 z'ijoro mu masaha yumvikanaga mu mujyi wa Uvira. Aya masasu rero ndetse mu by'ukuri ngo yaje kugera mu gace ko bita Kashekebwe, ahangaha akaba ari mu burasirazuba mu by'ukuri bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu mujyi wa Uvira. Nabyo turabikomozaho turebe uko situation imeze. Andi makuru adasanzwe ni amakuru yiraswa yo bita Generali Omar Namutaga. Amakuru dufite tugeraho muri iki gitondo aratubwira ko Omar Namutaga yarashwe, ndetse akaba yarashwe n'abasirikare ba Generali autoproclame Kamama. Turaje tubikomozeho. Mwibuke ko uyu Generali Omar Namutaga ari we umuyobozi wungirije wa unité spéciale ya indi yobowe n'uwo bita Generali autoproclame Ngoma Nzito. Turabikomozaho byose tugende tubiva imuzi n'imuzingo. Andi makuru dufite nuko ADF naruzongeye mu by'ukuri kwinjira muri axe ya Mambasa, ndetse zikahica abaturage batari bakeya. Turabigarukaho tubikomozeho turebe uko situation zimeze. Ni nako Wazalendo zo muri groupement ya Kigoma zikomeje kwikarakasa zivuga ko ngo zigaruriye ngo cyangwa se ngo ziri mu duce tugeze muri 13 two muri groupement ya Kigoma. Iyi ni groupement iri muri sheferi y'Abafurero, ahangaha akaba ari muri Mwayo Plateau n'ubundi winjira mu misozi miremire ya Minembwe. Ibi nabyo turaza kugenda tubiva imuzi n'imuzingo turebe ukuntu situation ikomeje kwitwara muri rusange. Ni nako kandi turi buze kurebera hamwe tukitegereza tukareba
aho ndetse ngo ingabo z'u Burundi ziherereye muri teritwari ya Mwenga ikitwa inzara iri kunumbura ku rwego rukomeye cyane nk'uko ndetse byagiye bitangazwa. Abasirikare ngo ntibakibona ibyo kurya ngo ndetse baratereranywe ngo wagira ngo igihugu cyabo cyabohereje ntabwo kizi aho baherereye. Ni inkuru irambuye turi buze mu by'ukuri kubasomera tukababwira ndetse amarira y'aba basirikare, dore ko inzara ngo ibamereye nabi ku rwego rudasanzwe. Urumva abataka inzara, ibyo kwambara ntiwambwira, ibyo kwiyitaho kusuka ubwo ngubwo ntibibaho, urumva ko ni akaga gakomeye cyane. N'amakuru menshi tugiye mu ngingo zose dufite twabateguriye mw'abantu mwe, twasoza ikiganiro turi mu ngingo gusa. Niyo mpamvu rero mwebwe icyo musabwa ni ukunkandira kuri like bya mbere, ni iby'ingenzi cyane kubera ko biramfasha, niyo nkunga mba ngusaba kugira ngo n'ubundi ibiganiro byacu bigende bigera ku bantu benshi. Ari nako kandi niba utari iyandikisha cyangwa se gukanda kuri sabone cyangwa subscribe mu rurimi rw'icyongereza, byaba byiza cyane uhise ubikora kugira ngo tujye tubana mu biganiro byacu n'ubundi tubagezaho umunsi ku wundi. Hanyuma rero muri teritwari ya Masisi niho tugiye kwanzikira, ni ahantu hamaze igihe kirekire hari urugamba, twanabibabwiyeho twabikomejeho mu makuru yacu ya nijoro, nubwo yari amakuru y'iminota mike cyane, ntabwo twabonye umwanya wo kubisasanura, gusa twagarutse ku mirwanire cyangwa se kwisubiranamo ry'abajenerali autoproclame barimo witwa Muviringo wungirije Colonel Delta ndetse n'uwitwa Haleluya, bose baba hamwe muri iki gikundi cy'uyu generali autoproclame. Delta uwo paretinga mu bice bya za Kazinga usubira inyuma n'ubundi werekera mu bice bya za Mahanga. Abangaba kuba batari kumvikana rero magingo yanga, ibyo ngibyo ntabwo ari byo tugiye kugarukaho, ahubwo tugiye kugaruka ku myiteguro y'iyi coalition mu kongera kwinjira mu bice byegereye Rubaya, dore ko bamaze kwisuganya nta gisigaye. Mwibuke yuko twababwiye ko coalition ijya gukubitwa, ijya gusubizwa inyuma ubwo yari igeze navuga hafi ya Rubaya. Tujya tubivuga wenda abantu ntibabyiyumvishe, kuko niba hari habayeho infiltration zo gucengera bakagera ku Kanyaru, ni akelike kilometre, bakavuga bati turi ku Buporo, ati twageze ku Buporo. Urumva ko ibintu byari byabaye ibindi. Sabotage za drone nubwo FCM 23 yaje mu by'ukuri ko ziha gasopo, ariko n'ubundi amakuru dufite nuko zatwitswe zose ya air system defense yatumaga zikora itagikora. Niyo mpamvu mutakizibona zikarakasa, ariko mukizibona arubwo zikikarakasa nkuko byagendaga, uretse ziri gukorera muri Minembwe. Kandi zikorera muri Minembwe answa ni ziba ziri guturuka Bujumbura, ni ziba ziri guturuka Kalemi. Kandi naho ntabwo hagikoreshwa za drone zidasanzwe za CH4 n'izindi, harimo harakoreshwa ama drone zo mu bwoko bwa KT6 ndetse na drone na zira drone za kamikazi. Bashize centre de commandement yayo ma drone kuri Poezero, akaba izo ziri kwibasira Minembwe gusa. Urabona ko iriya centre de commandement y'ama drone yo muri Kisangani yatwitswe, ifite ikintu yakoze kidasanzwe. Ni nayo mpamvu bafashe n'umwanzuro wo kubyimura, bakaba bari kubijyana mu bindi bice bigiye bitandukanye, cyane cyane nka Segra Katanga, mu bigo bya gisirikare bigiye bikomeye, ngo akaba ariho bigiye kwimurirwa. Ariko naho urumva ko ira sabotage, Masisi bararashe, Rucuro bararashe, Warikare bararashe, ukumva ni ibintu mu by'ukuri by'akajagari, ukavuga uti se Goma bararashe, Nyiragongo hano haruguru bararashe, kumva ni sabotage itabaho. Ubu ngubu mu by'ukuri urabona ko bamaze kuziha icyo nshobora kwita mise en garde, naho bagiye kwimurira iyo centre de commandement, n'ubundi nayo uko byagiye duko ariko kose igomba kuzaraswa. Si ibyo binzanye FRDC zari hariya, zari zigiye kugera coalition yari igiye kugera Rubaya, yarimo Wazalendo, FDLR ndetse n'abandi ba mercenaires, bashinje FRDC kuba ngo batarigeze bahabwa ubufasha bwa za Sukhoi Su-25 ndetse na za drone. Donc ngo bakajya barasaba bombarda, mu gihe abandi nabo bari ku advancinga, cyane cyane ko igihe kubera ko basobanukiwe n'agace Wazalendo nizo zari imbere zo kwa ba Mutayomba n'abandi, noneho bo bakadvancinga ku rwego rukomeye, bikabafasha. Amakuru hari rero na yahe ku munsi w'ejo, ilikuwa kivumbi na jasho parce que muzi ibisasu byatewe Nkokwe bikaza guhitana abaturage bageze muri 2, nubwo bamwe bavuga 3, ariko Lawrence Kanyuka yavuze 2. Ubwo tugomba kugendera kuri communiqué officiel, ntabwo twagendera kuri biravugwa cyangwa se byavuzwe n'abaturage, tugendera kuri ibyo ngibyo byemejwe n'ubuyobozi autorité compétente. Bo ni ukuvuga ngo baraharashe, ariko ku munsi w'ejo noneho baranahageze, baranahadvancinganye barahagera.
saho honyine kuko na Bukumbiriri nayo barayinjiye bayigezemo. Urumva bya bindi maze imitsi mbabwira oya ni ngewe macacari yo ndi kuvuga ibintu avuga nti ibintu bimeze bitya iyo hatagize igikorwa birangira n'ubundi nk'ibisanzwe mubonye bibaye. Rero abangaba bafite objectif noneho bamaze kwemererwa na FRDC yuko noneho bagomba gukoresha za drone uko byagenda uko ariko kose nibamara kuzinstara aho ngaho muri iyo za Ancien Grand Katanga n'ahandi bagiye kubafasha kujya bazihagurutsa zikarasa nabo bakadivansinga. Noneho biravugwa ko iki gitero gishobora kuzaba ari igitero kidasanzwe cy'ubwacyo noneho gishobora kuzagera muri Rubaye. Uko niko babivuga kandi niko babivuga nubwo wenda bishobora kuzabagora urebye imbaraga bari bafite n'ukuntu basubijwe inyuma. Ntabwo sinzi niba bashobora kongera kwiyahura n'uburyo bagiye batakarizamo. Ikindi wenda nashobora kubabwira nuko abangaba nubwo iyo objectif bayifite kandi bakaba bamaze kuba barasira icyizere cyo kubafasha cyane cyane kuri force aérienne bakabafasha. Abangaba intego yabo nyamukuru byanga bikunze M23 nitareba neza ngo ifate barabasirikare ira coalition iyi kubita isubize muri Gatoyi kuba barayirekeye hariya muri ariya marembo bakayisubiza inyuma bakayirekera hariya mu nkengero ya za Nkokwe na za hehe zose mu nkengero ya za Kawere hariya ni hafi uko byagenda uko ariko kose babashyiriyemo imiyaga barakabya habayeho ku exagera uburyo mu by'ukuri byo gushyiramo imiyaga bagombye kubakomezanya nk'uko byari bimeze bakadvansinga bakajya mu bice n'ubundi bakontorolaga ubu bakaba barabarengeje mitimingi nk'uko guverineri yabivuze bakaba barabikoze. Rero kubera ko bitarakorwa coalition igiye gushyiraho correction yo ngo igiye gukosora ya advancing kandi murabona ko yatangiye kubishyira mu bikorwa mu gihe cyo Aduyi akiri za Kazinga Aduyi akiri hariya akaba yamaze kwinjira nko kwe Bukumbiriri n'agingo yangaya ejo muraje mwumve nanone cyangwa se uyu munsi barwaniye Cyugi ejo mwumve ngo biri kubera Kinigi byongere bisubire mu by'ukuri byongere bisubire irudubi. Naho turibwe tubatinda ubu ngubu biravugwa ko M23 nayo mu by'ukuri igomba ko tubisakujeho nk'uko byanga bikunze hajyagira igikorwa kandi rero ntago tugomba kubiceceka ni ukuba complice waduye n'abaturage se batangiye gupfa urumva ni ikibazo gikomeye cyane. Aha nabo turi buhatinde turahita tuvayo duhita dusimbukira aho bita Ihura ni muri territoire ya Warikare. Ihura ni muri territoire ya Warikare hakaba ndetse hakaba ari muri groupement ya Kisimba. Ni groupement ya Kisimba hakaba ndetse tari kure cyane ya Kalembe n'ubundi akaba ari muri zone de santé ya Mweso. Byumvikane neza cyane rero yuko ahangaha naho n'ahantu hahuye n'ibibazo bikomeye cyane dore ko n'umushefu de centre waho yaje kwicwa twagiye tubigarukaho tukanabibabwira. Ibi byaje kuba rero mu gihe M23 n'undi yari yakoze retrait cyangwa se repli bitewe na ya gahunda yabo yo kubahiriza bava muri Mpeti bava muri Minjenje bava muri Buhayi bava mu duce tugiye dutandukanye twose twari twegereye centre ya Pinga. Mu kutuvamo rero bien sûr byanga bikunze uturiya duce bari bagiyemo nitwe twari tugiye kuba théâtre des affrontements cyangwa se nitwe twari tugiye guhura n'ibibazo kandi ubundi bakiri imbere wenda izo za Mpete za Minjenje nizo zari zifite ibyago ariko coalition ikimara kuhinjira bo bagasa n'abasubiye inyuma aho bari bagiye niho abaturage babo bari batangiye Calvaire cyangwa se inzira y'umusaraba amagingo yangaya bakiriho. Muri Ihura ku munsi w'ejo ni imirwano ikomeye cyane yahabereye nkubwira ni imirwano yahabereye kandi koko yarahabaye kubera ko hari ku munsi w'ejo ku cyumweru tariki 7 aho Wazalendo bagabye ubwo yituvuze Wazalendo tuba tuvuze coalition muri rusange ni Wazalendo zonyine ntago zishobora kwihangaja urugamba muri territoire ya Warikare bagerageza kudeboroda kugira ngo binjire Ihura hanyuma baza gukubitwa ndetse banasubizwayo kuri dufite uko bakubiswe ndetse bakanasubizwayo nabi
ko bimeze ni nako kuri basubijweyo nabi, ndetse amakuru mfite ni uko baje ndetse no kuhatakariza abasirikare babo bageze kuri 4 basigaye ku kiwanja. Ubwo ntabwo abo batwaye abo bajyanye barimo. Niyo ripoti tugeraho tubwira ko rero ahangaha ari igitero gikomeye cyane cyari cyagabwe ku rwego bigaragaza ko abangaba bari baje biteguye kugira ngo bafate ihura, bongere badestabilize Karembe, bongere badestabilize za Maremo, bongere badestabilize za Gashuga nkuko mu minsi ishize bari babigenje. Muzi ko abantu barenze 14 baguye muri Karembe, abandi batari bake ndetse bagatwarwa. Kandi noneho mumbe n'ikibabaje, y'abangaba bamaze kwinjira muri eneo, ntabwo bapfa gusibla n'importe qui. Iyo bayikandagiyemo binjira bavuga bati ese ukorana ko ni ibintu byumvikana kugira AFC kugera mu gace igomba kugira abapoe focal, igomba kugira abashefu ba nyumba 10, igomba kugira aba notable, kandi igomba kubabwira yuko bagomba gushishikariza abaturage gutangira amakuru kugira. Rero yuzwiho kuba uri mu autorité de base, ukaba ugira ibiganiro na AFC n'abasirikare baye mu 23, uri mu kaga gakomeye cyane. Ni byanga bikunze bakigira muri eneo, yutirinde yudashakisha ubundi buryo izindi mwaye possible zo zishobora wenda gutuma ubaho. Byanga bikunze baje umutwe barawuca, ntago bagusiga. Uko nguko bimeze, urumva ko abapoe focale ba AFC mu 23 baba bari mu kaga. Ni mu gihe cyo witwa Benjamin Mbonimpa, secrétaire permanent cyangwa se umunyamabanga uhoraho wa AFC mu 23, yatangaje ibintu bikomeye cyane. Nubwo ibyo birimo biraba, hakaba hari gukorwa za turuna nyinshi cyane ziri gukorerwa muri territoire ya Rucuru. Mu kanya nibwo naganiraga na mugenzi wanjye Mwanandake, ambwira ati twaraye igikuku, turimo turazamuka twerekeza hejuru Nyanzare, ati turimo mu by'ukuri aho tugeze hari kwiripotinga bamwe ba wazarende bari kuva mu mashyamba. Kazarama kabisa atakazi arimo aragakora. Ubwo mu kanya nibwo twaganiraga, ariko kandi nibagiye gusuhuza umukapiteni w'umupolisi wo muri Kiwanja kari wabo disi, ndagusuhuje cyane jambo. So urabona ko akazi karimo karakorwa, nubwo karimo karakorwa abandi ntibabyishimiye, niko n'ubundi bitero birimo birongerezwa cyangwa se birongerwa, birashyirwamo n'imbaraga. Secrétaire permanent yavuze mu Gifaransa agira ati nous avons donc un principe clair pour éviter que les attaques contre les populations et nos positions ne se répètent. C'est mettre hors d'état de nuire les forces qui nous attaquent et le repousser le plus loin possible. Ibi byakozwe sahubwo byakozwe abaturage bakaruhuka. Ati dufite rero ihame risobanutse ryo kwirinda kw'ibitero ku baturage no ku birindiro byacu byakongera kuba, ni ukugira ubushobozi bwo kutagirira nabi ingabo zidutera no kuzisubiza kure hashoboka. Se biko bitumvikanye neza, ni ku baturage no ku birindiro byacu byakongera kuba, ni ukugira ubushobozi bwo kutagirira nabi ingabo zidutera no kuzisubiza kure. Sizi ibyo gishatse kuvuga ibi ngibi. Iyi ni doctrine nshya rero ya AFC mu 23 nyuma y'ibitero bigiye bitandukanye, ariko magingo ya kuva byavugwa mu itangazo rya Lawrence Kanyuka, kuva byavugwa ni Benjamin Mbonimpa nawe akabyitsamo akongera kitsaho kabivuga, ntacyo turabona kuri tele, ariko twizere ko aricyo kigiye gukorwa. N'igikorwa tuzavuga tuti wow, voilà, ni ibyo bikenewe ku baturage. Abaturage bakeneye kuryama bagasinzira. Abaturage ntago niba murimo murarengera abaturage, hagira igikorwa mutitaye rero mu kuvuga ngo ibi ngibi. Ibyo ngibyo tubivuze ni emotion ziba zije gusa, nta kundi bigomba kugenda. Nuko tuzi ko icyo gukora kizwi neza cyane 100%. Hanyuma wazalendo ndabona ADF naru yongeye kwataka ishimuta n'abantu benshi aho bita
Makwangi. Ku munsi w'ejo ku cyumweru, Makwangi ikaba iri muri groupement ya Bayuku, muri sheferi ya Babila Bakwanga, muri territoire ya Mambasa, muri province ya Ituri. Kumva izi ngizi zikomeje gukora ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Hanyuma dusimbukire muri territoire ya Walikale, aho twababwiye ko turababwira ibya Lubutu muri province ya Maniema. Buriya Lubutu iherereye muri province ya Maniema, ariko ikaba itari mu birometero byinshi cyane. Buriya Lubutu ntabwo iri mu birometero byinshi cyane na Kisangani. Ni ibirometero bingahe? Reka ndebe ngo ni ibirometero, ni plus de ni 245 km na Kisangani, ibirometero 245 na Kisangani uvuye Lubutu. Amakuru aravuga ko rero imitwe ibiri ya Wazalendo, umutwe wa mbere uyobowe n'uwo bita Mando, uri gufashwa na FRDC, uri kurwanya General Autoproclamé Bakuyu, akaba ari muvukire wahangaha muri Lubutu, aho amakuru avuga ko abasivile benshi bavuye muri aka gace, benshi bakerekera mu mujyi wa Kisangani bitewe n'iyi mirwano kabisa. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma twihutire mu mujyi wa Uvira, niho naho hari amakuru atugera aratubwira ko ijoro ry'ejo mu gace ka Kashekebwe humvikanye urusaku rw'amasasu, kandi aka gace ka Kashekebwe iherereye ni imwe muri lokalite, ikaba iri muri groupement ya Kabindura cyangwa se mu gace ka Kabindura mu mujyi wa Uvira. Niho haje kumvikana urusaku rw'amasasu ku munsi mu ijoro ryo ku munsi w'ejo. None n'iri joro ryakeye amakuru atugera aratubwira ko chef d'avenue bita Kimbangu muri n'ubundi ahangaha muri Kabindura yarashwe, bakamujyana ku bitaro yakomeretse cyane, aho amakuru avuga ko no kwitaba Imana ashobora ndetse no gupfa. Hanyuma muri Uvira nanone hakaba muri groupe muri sheferi y'Abafurero, nabonye general wo bita Rukokoma avuga ko ngo magingo yangaya muri groupe ya Kigoma agenzura agace ko bita Bibangwa, Gitoga, Kitembe, Rurambo, Murenge, Katobo, Kitabo ndetse n'ahitwa Murambi. Ngo ni uri kwa kontrola, ngo mbere hakontororwaga na AFC M23, ariko ubu ngubu iyi FADECO yatabazaga iherutse gukorerwa Kambiscade, kakaba hitana benshi cyane, ubwo baba bagiye muri sensibilisation n'ubundi muri axe ya Kageregere, bikarangira bahuye n'akaga gakomeye cyane. Andi makuru mfite ni General Autoproclamé Omari Namutaga. Omari Namutaga, makuru dufite nuko uyu mugabo bivuga ko yamaze kuraswa, kandi yarashwe n'abasirikare ba General Kamama. Aya makuru ntabwo aremezwa neza, ariko ngaya makuru dufite. Donc barimo bararira cyane, barimo bararira ku buryo mwumva ukuntu bari kuvuga ati tayari General Omari bamaze kumurasa. Ati Commander Force, ati kera bamaze kumurasa. Ati Commander Force yarashwe. Ati turaza kubimenya neza cyane mu masaha ya mu gitondo, atariko Omari yarashwe. Ati Commander Force yamaze kuraswa. Igisaza cya Omari Namutaga nicyo cyungirije uwitwa Ngoma Nzito muri Force Special. Hanyuma hakaza inyuma yabo umupeti wo bita akana kakiri na gatoya kitwa Kandera, na gapeti gato cyane kasimbuye wo bita Rukumeta, kitwa Meshaki. General Autoproclamé Meshaki. Uyu ni Omari Namutaga ndetse n'uyu nguyu Ngoma Nzito. Omari Namutaga rero biravugwa ko yarashwe n'abasirikare ba General Autoproclamé Kamama. Ngayo nguko rero tubashimire cyane, twongere dusubire mu makuru yacu ari imbere. Mu kanya turazana update ziraba zigezweho. Makuru yacu yo nakagaruka. Bye bye.